Kristo Yesu akozwe bavandimwe, ndi umwinginzi muri Yesu Kristo igisubizo. Ntuye mu Rwanda i Kigali muri paruwasi ya Gahanga. Ubuhamya ngiye kubaha n'ubujyanye no kubabarira no gusaba imbabazi. Binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya yampaye kumenya kubabarira ndetse n'ibyiza byo kubabarira n'ibyiza byo gusaba imbabazi umuntu uwo ari we wese twaba dufitanye ikibazo. Nabayeho igihe kirekire mfite ibikomere bituruka ku ngaruka za jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Ibyo bikomere rero nabibanye igihe kitari gito, igihe kinini. Nari mfite abantu numva ku mutima wanjye bambabaje bitewe n'ibintu nari narabonye, cyane cyane numvaga abantu mfite ku mutima wanjye kandi nkumva ko kubababarira byangora. N'abantu bari barishe ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye. Rero naje kugera igihe aho ntangiye gusenga, nkinjira mu gusenga muri Eglise Catholique. Naje guhura n'umubyeyi Bikira Mariya. Ahantu hambere nahuriye na Bikira Mariya ni mu nzozi. Hari igihe kimwe nari ndyamye ari nijoro, bigeze mu masaha ya 9:00 za nijoro, nibwo numvise umuntu araza mu nzozi nari nsinziriye. Numva ari kumpamagara ambwira ngo byuka ujye gusenga ko kandi uze kuvuga ishapule. Icyo gihe rero nari ntaramenya kuvuga ishapule, nibwo nari nkinjira muri Eglise Catholique. Mbere nawe ahoze ndi umu Adventiste, naje kwinjira muri Eglise Catholique aho ngiye gusezeranira n'umugabo wanjye. Icyo gihe rero mu nzozi mbyumva ngo ngende senge kandi nkoresha ishapule. Ntabwo nari nakamenya ishapule, nari ntaranagera n'aho bayivugira nibuza ngo mbyumve, ariko nari maze igihe gitoya nyiguze. Nari maze igihe gitoya nguze ishapule, banambwira ko iyo shapule bayita ngo ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Igihe rero numvise iryo jwi mu nzozi, nahise nanakanguka, ariko ngira amatsiko yo kumenya ese umuntu umpamagaye ngo njye kuvuga ishapule kandi azi ko neza ntayizi ndabigenzane. Icyo gihe ishapule narayifashe, nari nzi ahantu nayishyize, nari mfite n'agatabo ka nyina wa Jambo. Ndagenda mfungura ka gatabo ka nyina wa Jambo, ariko nanjye numvaga ntazi icyo ngiye gukora. Mfunguye mu gatabo ka nyina wa Jambo, ahantu hambere naguye ahantu handitse ngo kuvuga ishapule, uko bavuga ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Kubera ko iyo shapule nari nzi ko naguze ariko bayita, nahise mbona yuko aricyo gisubizo kugira ngo ntangire kuvuga iyo shapule. Mu gihe rero nari ndi gusenga nyine nkoresheje ako gatabo n'iyo shapule, nagiye kumva numva nkomeje kumva ijwi rimbwira noneho ngo muri iyo shapule ngo ndagusabye
ngo babarira abantu bakubabaje, abantu bakugiriye nabi. Njyewe mu by'ukuri numvaga ntashaka kubabarira, ku giti cyanjye numvaga ntababarira umuntu wanyiciye ababyeyi, umuntu wanyiciye abavandimwe, numvaga uwo nguwo ntamubabarira. Nahise nsubiza iryo jwi ryambwiraga kubabarira, ndavuga ngo abantu bose nshobora kubabarira ko barasimba babarira. Mu gihe rero nakomeje mvuga ishapure, nagiye kumva numva umutima wanjye wakiriye kubabarira. Ntangira kumva mfite ibyishimo, ndanavuga natuye ngo ndabababariye. Mbabariye umuntu wishe papa, mbabariye umuntu wishe mama, mbabariye umuntu wishe abavandimwe banjye. Nabikoranye ibyishimo ku buryo nagize amarira menshi, numvaga ari amarira y'ibyishimo. Icyo gihe rero nibwo natangiye ubuzima bushya muri njyewe, ntangira kumva mbayeho ubuzima budasanzwe, ubuzima bukunda abantu. Mu gihe njye numvaga nta n'umuntu mpfa gukunda, nta muntu nshaka kwizera, abantu bose mbabonamo ko ari abantu babi. Numva mbega ubuzima bwanjye buhindukiye aho ngaho. Ntangira gukunda gusenga, nkumva ndi gusenga nta buryarya, nta ki. Hari igihe nk'iyo nasengaga wenda tuvuge tugeze kuri dawe uri mu ijuru, hari igihe navugaga dawe uri mu ijuru, byagera ahandi tuvuga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho. Aho ngaho iyo nahageraga naracecekaga, ko naravugaga nti nimvuga ngo umbabarire nk'uko mbabarira kandi numva ntashaka kubabara egare yuko nanjye Imana ubwo ntimbabarira, nkabyihorera nkanga kuhavuga. Ariko guhera ubwo natangiye kumva mvuga dawe uri mu ijuru nishimye, numva mfite umutuzo wose. Nyuma yaho rero navuga no ku bijyanye n'ikindi gice naje kwinjiramo. Ubu cyo ntangiye kukinjiramo, ubu ngubu ntabwo numva hari icyo nakivugaho cyane, wenda nzabivugaho ikindi gihe bibaye ngombwa. Ariko nuko naje kwinjira muri groupe Yesu Kristo Igisubizo, niho nakiririye ubundi butumwa bwo gusaba imbabazi, cyane cyane nk'abantu bo mu miryango. Hari igihe usanga mu miryango hari utuntu tudasobanutse tw'amakimbirane, ugasanga ari abantu bafitanye ibibazo. Ibyo ngibyo rero byari bihari mu muryango wanjye umvukamo. Ntangira kumva ko ninjye uzatera intambwe yo kugira ngo imiryango yanjye, abavandimwe, abantu bose bagize umuryango tubane neza mu mahoro kandi twese dukundanye. Rero ibyo navuga yuko ni urugamba umuntu aba arimo udashaka kwirwanirira, ariko Imana irarurwana. Navuga ko maze kubonaho intera nini ikomeye Imana yanteje yo kugira ngo tubashe kubana dukundanye, dusabana imbabazi, twisanzuranyeho, cyane cyane nko ku bantu nabonaga rimwe na rimwe ukabona mufite ibintu mupfa bitafututse, utanajya haranga udefande ngo uriya muntu murapfa iki, ariko kubera shitani iteza amacakubiri hagati y'abantu babana, ugasanga ibyo nabyo biriho. Rero hari byinshi maze kugeraho ubu ngubu, bitewe no kuba njyewe ubwanjye nabona ko hari umuntu nambona ko tutabanye neza, nkamwegera nkamubwira ngo ndagusaba imbabazi muvandimwe, ahantu mbona bitagenda neza, ndifuza yuko tubana neza mu mahoro, nkaba umuvandimwe wawe w'inshuti yawe, nawe ukambera umuvandimwe w'inshuti yanjye. Ni urugamba rukomeye rusaba amasengesho, cyane cyane nk'uko tubyiga muri Yesu Kristo Igisubizo. Isengesho
ririmo kwibabaza, kwiyiriza, isengesho rifite imbaraga risenya ibikuta bikomeye by'inzangano. Rero navuga ko nahaboneye umugisha cyane, kandi nkahabonera amahoro mu kumva ndi kumwe n'abavandimwe dufitanye urukundo. Wenda ni intambwe utavuga ngo iterwa ngo ugere ku aho wifuza, ariko bigenda biza gahoro gahoro. Hariho ababyumva n'abatabyumva, ariko n'abandi umuntu aba yizeye ko bazagenda babyumva. Hariho umuntu ushaka no gusaba imbabazi kubera ko mu mutima we atarabohoka, ahita gusubiza, atanakubwira yuko izo mbabazi anaziguhaye, cyangwa akanabikubwira ku muntu gusa ku mutima bitariyo. Icyo nabonye ni uko habaho kwihangana, hano ugakomeza usenga, kuko Imana niyo ihuza imitima ifitanye ikibazo. Ubuhamya bwanjye rero burajya kubaho burebure, ariko nifuje kubaho ubwo ngubwo, kandi mbahamiriza yuko kubabarira, gusaba imbabazi ni intambwe ikomeye ibohora umuntu ku mubiri, ikakubohora no kuri roho. Hari indwara nyinshi z'umubiri, hari n'iza roho umuntu akira abireba kandi abyumva, kubera kubabarira no gusaba imbabazi. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe.